TV. Nayoti TV. Ni Nayoti TV nk'uko bisanzwe tubifuriza amahoro y'Imana imigisha ivuye ku Mana. Kuri kamera za Nayoti TV turimo kwabona umubyeyi, reka tumusabe abasuhuze anabibwire. Karibu umubyeyi. Turabashuje bakunzi ba Nayoti TV. Aba nitwa Mukabagwira Veneranda. Kabagwira Veneranda, amahoro y'Imana bane namwe. Kuri twe twese. Ayo mazina se ko numva ari amazina yo hambere nawe usheshe kangoye. Ayo ni amazina yo hambere ababyeyi banyise. Ababyeyi bakwise. Yego. Uyu munsi wa none Kabagwira Veneranda wateguriye icyo abakunzi ba Nayoti TV? Nabateguriye kubaganiriza ku ijambo ry'Imana, kubavugira imivugo kuko hari ahantu Imana yankuye. Yego. Hanyuma nkaza no kubaririmbira indirimbo y'ubuzima bwanjye. Imivugo? Yego. Ujya uvuga inka se burya? Uvuga inka ubwo mvuga Imana kuko ariyo yampaye agakiza. Uvuga Imana. Yego. Ukayivuga mu muvugo? Nkayivuga mu muvugo. Kora mu nganzo. Yego. Murakoze, hari umuvugo nise ngo Imana yarahabaye kuko nari ndi mu bibazo byinshi cyane, naciye mu buzima bubi cyane bubabaje ku buryo najyaga nseka ruko nibagiwe. Ariko maze kubona umwami Yesu, maze kubona Imana, nibwo natangiye guseka nako kanyamuneza muri kumbonana. Ubwo rero Imana yarahabaye, yabaye mu buzima bwanjye nambaye ubusa, yabaye mu buzima bwanjye ntagira mu nzu yo kubamo, yabaye mu buzima bwanjye ndwaye mfite ibibazo birenze, mbese yabaye mu buzima bwanjye kuva ku itangiriro kugera ku iherezo, yabaye mu buzima bwanjye mbyara abana bapfa buri munsi. Hanyuma Imana iza kongera kubishyiramo neza, iza kumpa abandi bana bazima. Hanyuma mpita mvuga umuvugo witwa ngo Imana yarahabaye kuko muri ibyo bibazo byanjye Imana niyo yahabaye. Amen. Kamvuga Imana ishobora byose, kamvuga Imana umuremyi wacu, reka mvuga Imana inshuti ya bose. Inshuti zo mu isi ziraduhana ariko ntago igiduhana, iyo baduhanyira duharanira, iyo badutahira dutarurika dukorera ibitangaza igakomeza ikitwa Imana yacu. Reka nshimire yaduhanze, Uwiteka ntiyaduhanye igihe gishize yaraturinze. Nubwo bitagenze uko tubishaka ariko yagiye yoroshya imisonga. Dore yarinze igihugu cyacu, arinda abayobozi bacu, aturindira n'imiryango. Mana warakoze warahabaye. Ngewe iyo nibutse aho yankuye rero Imana njya nyishima bikandega, umwanzi aho arakanungunika akandasaho amajwi menshi ngo ajya mbuza kumushima. Ariko nkavuga nti Imana yarahabaye. Inerega nawe Satani nkubwira nawe uramuzi ko yagutsindiye mu butayi kuzimu, ntimwarwanya akakwambura imfunguzo, ndetse na bugingo n'ubu si ufite urufunguzo rw'ibigomba kutubaho. Mana warakoze warahabaye. Amen. Satani yakomeje kuncanga, mfata iki gitabo cy'itangiriro ngo ndebe uko Satani yatangiye. Yongeze mu kuva nyiva imuzingo nagera kubara no kubarenga menya inkuru za Aroni ubiga atageze i Kanani kandi yari yatangiye urugendo. Naho ntabwo ari ukwirara ahubwo no gupfukama tugasenga. Ni Data wa twese ushoboye byose, mu isi no mu ijuru ushoboye byose, ariko uzafasha itorero ryawe uru rugendo twatangiye tuzarusohoze mu mahoro. Mana warakoze warahabaye. Iyo mbabwira ngewe narayibonye kwa muganga ubwo abadogiteri bari bananiwe bitabaje nabo mbone bahamagara umugabo wanjye bategera hino ugira icyo wumva. Twakoze byose nta kigenda, nta n'ikizere tuguhaye, ariko ndahagarara aha nuza kubona agarutse ibuntu mu ngo z'abantu bamo byinshi, ugira icyo cyo muratahe mu mahoro. Iyi Mana ndi kubabwira, iyi Mana iturebera aho tutareba. Iyi Mana ndi kubabwira igenda igera mu ngo zacu, mu ngo z'abantu harimo byinshi. Reka nkubwire uko nabibonye. Gisaba Imana imbabazi cyane ngo gutuza umutima wawe, uyitume itabariza ingo ziwacu, harimo byinshi bikaze cyane. Uwiteka atadutabaye iri joro ntago twaritaha. Nuko iyi Mana ndi kubabwira rero iyi ngiyi turengera tutabizi, katuturemera n'amashimwe, ituko mu mureba siko mubonye, ndacyamukeneyeho umusaruro ngo ni umucyurage w'umuryango. Buriya Mana warakoze warahabaye kuko wagariye ubuzima bwanjye. Imana ishimwe kuko yahabaye. Yarahabaye aho ku maseta Satani yagabye ibitero ngo abana na nyina muzabanzanire maze bizitirirwa abaganga. Waritambitse ababyeyi barahetse baragushima. Mana warakoze warahabaye. Imana yacu yarahabaye. Imana ishimwe kuko yahabaye. Ubwo ugeze kwa muganga ubukene bwa mituweli bwarateye, utabazi iyi Imana ikagutabara idatabaje, ikinjirana butwari igasohokana insinzi bakatuvura batijana. Nanjye niyo mpamvu mwumva nyivuga imyato nuko yagaruye ubuzima bwanjye. Mana warakoze warahabaye. Yarahabaye ibibazo bije, yarahabaye impanuka zije, yarahabaye uburwayi buje, yarahabaye muri karitsiye abakodesha babuze ubwishyu, minerivari zabuze mu mashuri, warigwatirije abana bariga baragushima. Mana warakoze warahabaye. Mana ishimwe kuko yahatubereye. Nawe rero humura komera witinya tinyuka ujye ku rugamba, Uwiteka azajya twubakira amateka mu bibanza by'ibigeragezo twagiye ducamo. Imana ishimwe ko yahabaye. None se kandi tuvuga iki se? Kandi dukora iki se? Ariko nimuze twicare tujye inama. Inkumi nimukumira icyaha, basore mwisobanya mu rugendo, bagabo ntimugamburure ku rugamba, bagore nimugorora inzira zanyu kugira ngo Uwiteka tumuhe umwanya.
Imana ishimwe ku Uwiteka yahabaye. Ngewe nzajya mwirahira ntiyampaye agakiza ku buntu, udatetereza bamwisunga, akaba intwari ku rugamba, akaba n'inshuti y'abamushakana umwete. Yewe kwica gahunda sinabitojwe, kubaha Imana nibyo nabonye. Yari umubyeyi Veneranda, umunsi nageze kwa Matayo nzagaruka mbabwira uko twataramanye. Ariko Imana ishimwe kuko yahabaye kandi yahatubereye. Imana ishimwe, twese tuyishime kuko Imana ijya idufasha mu bintu byose. Amen. Amen. Imana yarahabaye Veneranda. Imana yarahabaye. Yarahabaye byari bikomeye. Yarahabaye byari bikomeye. Iri kwa muganga. Bahamagara umutware nari mvuye nari nageze muri koma. Wari wageze muri koma? Bari banshyizemo ngo bombone. Ibyo byose rero ni Imana yabinyerekeye. Nyereka ibintu biri mu ngo z'abantu usanga birakaze. Ndavuga nti rwose nzasubirayo mbivuga. Yego. Imana yarahabaye rwose. Yarahabaye. Uyu munsi wa none yego uragira uti Imana yarahabaye rwose. Imana yarahabaye. Kwa muganga cyane cyane yarahabaye, nari ndi muri koma. Yego. Bakizemo na bombone. Ko naje kuza kubona niba nitegereje neza, Imana yaragutatse yaguhaye n'inyinya. Yo, Imana yampaye inyinya. Wari igihe wanga gukorera Imana ufite amenyo yose ukazayikorera harimo n'inyinya. Harimo n'inyinya. Ubwo ko numva bushobora kuba ari ubundi buhamya. N'ubundi buri ku ruhande. Ubu se nk'umuntu ugeze ahangaha hari ibintu byinshi cyane Imana yakoze. Cyane. Ibyo yakoze ni ibihe? Ibyo wageze mu nzu y'Imana ukabibona mwibyiza ukabonamo ibitari byiza, kuko iyo umuntu ari mu rugendo agenda ahura n'ibintu byinshi mu nzira, agenda bimusubiza inyuma, amajwi agenda amubwira ngo ibyo watangiye ntuzanagerayo. Ni ibihe? Icya mbere nabonye ngeze mu nzu y'Imana, nahuye n'impanuka y'inzara. Impanuka y'inzara? Impanuka y'inzara niyo yangezeho cyane cyane, ku buryo nari mfite ibibazo by'impanuka y'inzara, nta kurya nta mirire, niriwaga mu misiri y'abaturage mpingira abaturage ngo mbone ibyo kurya no kwambara. Ariko maze kugera mu nzu y'Imana neza, Imana yampaye yongeye iranyigaragariza imyambaro yo kwambara. Mbese murabona ko nsa neza, sinambaraga, naguraga ijipo y'100 n'umupira w'100, n'ibyo ngibyo ntabwo nari nzi kwambara neza. Ariko ubu urabona ko Imana iri kunyambika yangiriye neza. Imana irimo kukwambika. Kandi Imana yampaye ibiryo, yampaye naho kuba. Ni ukuri. Yego. Impanuka y'inzara subwe bimeze iti? Impanuka y'inzara no kuvuga ngo hari igihe udafite ahantu ho kuba, waba udafite naho kuba ntugire n'ibyo kurya. Nahuye n'inzara rero ku buryo nabwiraga umuntu nzaza kuguhingira kugira ngo nibura ndeye ko yangaburira, indangaburiye nkayigendera nk'iminsi 3 narongera kurya. Kandi nari ntaramenya gusenga, nyine ngo nge no mu masengesho y'abarokore. Umupira w'100 se n'ijipo y'100 ubwo warabiguraga uri umubyeyi cyangwa uri umukobwa? N'umugabo wanjye yarabingurira kuko nawe nta bushobozi yari afite. Nawe twashakanye yifitiye ipantaro imwe na rugabire imwe, nta bindi bintu, nta kundi kuntu yarabaye. Ariko Imana yabikiye igihe. Umva rwose Imana yatwiciye igihe. Ndakubona rwose uri umubyeyi ushimishije, ushima Imana, uriho ubwiza bw'Imana. Uzi ukuntu ukeye? Urakoze cyane. Urakeye rwose. Imana n'abantu bayo. Hari ikintu Imana yakoze. Hari ikintu Imana yakoze. Uyu munsi wa none se ijambo ry'Imana wubakiyeho ni irihe? Ijambo ry'Imana rya mbere nubakiyeho ni ijambo riri muri Zaburi ya 50, avuga ngo uko umuntu agomba kwitwara nuko agomba kubaho. Akavuga ngo ntugafatane n'abasambanyi, ntugashyire ibi mu kanwa kawe, ntukicarane n'abakobanyi. Ibyo bintu nibyo nagiye nirinda, n'ubu ngubu nkibyirinda, nkibyubatseho, bikamberekeza kugeza ubwo numva bizangeza nyine aho Mwami Imana azashima kongeza. Ariko ntakoze ibyo byaha. Nyimara gukizwa ngewe nifatiraga akajerekani uko nakirijwe ndi umwana muto mu myaka 12. Nabayeho ubuzima butari bwiza, nabayeho ubuzima busa n'ububabaje, nabayeho nk'imfubyi kandi ababyeyi bariho. Umubyeyi wanjye umwe yajya kwishakira, papa wanjye ajya kwishakira abandi bagore, mama wanjye nawe ajya kwishakira abandi bagabo, ubwo aduta mu rugo nyine turutwana dutoye. Ubwo rero nabayeho mu buzima bubabaje, guseka bapi ntibyarimo. Cyo nibagirwaga. Ubwo yabataye mu rugo muri abana bangahe mungana gute? Twari abana 5. Muri abana 5. Yego.
uranganaga gute se ubwo harimo yewe ninjye wari abakuru urimo ufite imyaka 12 nari nkuze ubwo ninjye wasigaraga ncira ishuro barumuna banjye ninjye wari ubatunze. ubwo umwana w'imyaka 12 wambwira ukuntu ajya guca inshuro nibwo bubabare nyine tubanza kwinjiramo bamaze kugenda nkajya ngenda nkahingira umuntu akampa nk'agatebo k'ibijumba iwacu iyo ngiyo ndaza kukuririmbira n'indirimbo y'ubuzima naho naturutse ntabwo nabikubwiye. Hanyuma nkahingira nk'ikiro cy'amasaka nkajya kugisya ku rusyo tugashigisha isukari ntabwo twari tuyizi uretse Uwiteka nyine ko yayitumenyesheje ubu. Yego. Ubwo mu rugo nahagana he Veneranda? Mu rugo ni hari ku Gikongoro. Unyurire mu nganzo se y'ubwo buzima buhamya bw'ubuzima. Rwose ni karibu. Mbese ubundi ngiye kwivuga ntabwo nkunda kwivuga kuko ibyanjye byose mbishyira mu ndirimbo nkabiririmba kuko ntabwo njye nibagirwa burya ngo umuntu wibagirwa amateka niyo ugenda yica amategeko. Rero ntabwo njye nyibagirwa yose ngenda nyazirikana. Hanyuma nkabigendamo gutyo. Ubundi sinkunda kwivuga iyo nivuze ndaririmba nti cye nitwa Mukabagwira waturutse ku Gikongoro nk'abantu ye Kicukiro nk'umurenge wa Gahanga nk'abafite umugabo umwe imbyaro 16 igenda abo barapfuye ni ntagwisari nzababona. Iyo ni y'ubuzima nyine yabona turutse. Hanyuma nkongera nkashyiraho nini ariko ndashimira Imana kuko yampaye agakiza kandi ubu ndashimira Imana kuko yampaye aho kuba ikindi ubu nshimira Imana nuko yampaye ibyo kurya. Imvura iyo yagwaga twitwikiraga ikirago ikibazo cy'ibiryo cyo warya guvuye mu musiri none ubu ndashimira Yesu yuko hari icyo yakoze hari icyo yankoreye. Amen. Kuko ubu mfite aho kuba kandi mfite n'ibyo kurya. Yego. Hanyuma ubuzima bw'umugabo nkongera nkaririmba nti ubuzima bw'umugabo yagiraga ipantaro imwe ndetse na rugabire imwe yahoraga arindiriye ngo yuko Imana izamwambika nabifuraga ninjoro matora yari amashara ishuka yari ikirago none ubu ndashimira Imana ko yampaye ishuka n'amatora. Amen. Naho Imana yadukuye naho ngaho nubwo buzima. Ariko nkongera nkavuga hoya ntawakoreye Imana ngo yikorera amaboko kandi ntawakoreye Imana nayo ngo imukoze isoni nubwo benshi bavuga ngo isaha y'Imana ntiragera hari ku rushinge rwayo bagenzi ruba rutembera kuko isaha ntiyagera urushinge rutagiye. Yego. Ndashimira Yesu rero ko ari ibintu yankoreye. Ubu yampaye matora ndaryama yampaye inzu ubundi wararyamaga ukabara inyenyeri yabaga ishishiriye ibyatsi ku ruhande. Ndashimira Imana ko twamenye gutera igipande n'umucanga n'inkarakara turabumba. Mbese ubu bintu nibizima tukicara no mu nzu nziza tukamenya ubundi twakingishaga ibati none ubu Yesu yadukingishirije inzu z'ibirahure mbese winjira wireba ugasohoka wireba. Imana ishimwe nabyo nicyo Yesu yakoze. Imana ishimwe. Hari abajya numva bavuga ngo ni waneza. Ubu ni waneza iyo winjiyemo neza ubu ni waneza kwa Yesu. Ni waneza. Nubwo bareshya ngo biranagana ariko ba wabikoreye ni ukubiharanira ntabwo ari gupfa kubishikuza. Yego. Kubanza ukabikorera hanyuma ukabirindisha icyo yakubwiye ukabirindisha icyo yakubujije. Kugira ngo ibintu bigende neza. Kugira ngo ibintu bigende neza. Ndumva Imana yaragiye ikora ibikomeye. Imana yakoze ibikomeye kwa Mukabagwira Veneranda na Rutayisire Justin. Kabagwira Veneranda na Rutayisire Justin. Yego. Mu byo wavuze numvisemo ko mwari muri abana benshi kandi ari we mukuru. Ku myaka yawe 12 wari wibitseho. Nari nibitseho. Wari wibitseho imyaka 12. Imana yakoze ibikomeye. Imana yakoze ibikomeye. Ku ijambo ry'Imana. Imana yakoze ibikomeye. Yego. Ku ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana naho njya mpagera bikaba neza. Ku ijambo ry'Imana haraho ngera naho nkajya nsanga hariya mu Bafilipi ibice 3 avuga ko uriya mugabo yandikiye arababwira ati rero umva mujye mwirinda abantu b'inkozi z'ibibi mujye mwirinda abantu batakebwe mujye mwirinda yaranabatutse arababwira ati mujye mwirinda izo mbwa mujye murekana nazo murekane nazo. Niko Bibiliya ivuga mu Bafilipi ibice 3 niko hatubwira ku murongo wa 3. Ari naho yababwiye arababwira ati mujye mureka izo mbwa. Ati muze mureka izo mbwa zitakebwe murekane nazo zifite gukebwa kubi. Natwe rero hari igihe ugera mu nzu y'Imana ugahura nazo
uriya mu nzu y'Imana hari igihe haba abapagani bari hanze kurusha abapagani bo hanze ariko abapagani bo mu nzu y'Imana bo rwose baganje mu nzu y'Imana se naho burya haba mwembwa Bibiliya ko ariyo yabivuze Pawulo niko yabandikiye arababwira yandikira Abafilipi arababwira ati ibyo byose mujye mu bya harimo n'abantu batakebwe ngo gukebwa kubi habaho n'abafite gukebwa kwiza bizera Kristo ari naho Bibiliya ivuga ngo ni ingunzu ngo mujye muzi n'izo ngunzu mujye muzireka rero bose urumva ko Bibiliya nayo yashishoje igasanga mu nzu y'Imana harimo ibintu bibi natwe ikajya igenda ibitubwira ngo tujye tubyirinda mujye mwirinda imbwa mwirinda ingunzu zo zitakebwe gukebwa kwiza zifite gukebwa kubi ubwo gukebwa kubi ni ukuhe gukebwa kwiza ni ukuhe ubwo ni abantu batakijwe ngo bagere ku musaraba bakira agakiza nk'abo bakira umwami n'umukiza babere byose bakagenda babivangavanga kuko mu nzu y'Imana naho habamo intambara nyinshi yewe ntabwo nari nzi ko mu nzu y'Imana habamo intambara nyinshi ariko ngewe ndavuga ku buhamya bwanjye kuko ni ku buhamya bwanjye mu nzu y'Imana rimwe negeze kwerekwa hari igihe njya nyirama nkerekwa gutya nerekwa umuririmbyi yasambanye ndagenda ndamusanga ndababwira nti umuririmbyi yasambanye ntabwo nari mbizi ubwo nibwo nari ninjiye mu by'umwuka ariko urumva iyo winjiye mu by'umwuka uri umwana ubigendamo nyine nk'umwana nuko barambaza bati wamubonye kuko yazi ntabibonye kuko yasambanye bati nibamuhamagare baramuhamagara umuririmbyi basanga asambanye gatatu kandi aza akiririmbira hanyuma rero kugira ngo nanjye numve ko biriya Pawulo yavuze ari ukuri baramuciye nanjye baranca kandi ntamusambanyije ubwo rero ni ukuvuga ko harimo abantu bafite gukebwa kubi iyo uwo nguwo yaza gusanga afite gukebwa kwiza yari kuvuga ati wowe urerekwa tuzajya tunagusengera utube hafi tureberemo ibyaha byose byihishe ariko kubera ko byanabizamuyemo nanjye bahise bancana nawe baragutenga kandi barantenga kandi atari igihe bamusambanyije ubwo si urumva hatarimo abantu bafite gukebwa kubi yari umugore se yari umukobwa yari umugore ariko ngo ni umufiyemeri yajya babyita iki ni umuntu w'iwabo ariko nyuma Imana iza kongera irabereka iti uriya muntu mwaramurenganyije barongera barangarura numva barampamagaye shimira Yesu rero nubwo nabo bajya baduta inyuma iyongera ikatugarura ikaturenganura bajya badufata bakaduta inyuma ikongera ikatugarura ikaturenganura Maririmbye negeze kumva aririmba ngo tureberaho aho tutareba inaturwanira ibyo tutarwirwanira urumva ko harimo intambara nini ibyo tutashobora Imana rero iri mu kazi aho ngaho rero nawe nahise mpakura umuvugo uvuga ngo Yesu araje kuko Yesu yaraje kureba ko abo bantu bari mu nzu y'Imana biyitirira ko ari abayo kandi bakora ibintu bitandukanye uko bazayibwira yego mpahita mpimba mu muvugo none ko aje mbese wowe arasanga uhagaze he bayona nimugarukira aho ngaho dore akaga kose muragatera iby'Imana murabitaye umurimo wayo murawushenye none ko aje arasanga aho ngaho uhagaze ari we yagutumye navugaga ngo Yesu araje abahanuzi nimwitonde nimuhanure ko mwahawe mwiduteranya n'Imana ngo iravuze kandi reka da twabitegereza twabiheba tugatangira kwijujuta ngo Uwiteka yaratubeshye nukuri ndakurahiye iyo ari we wavuze aranakora none se kwaje arasanga uhanura ibyo yaguhaye navugaga ngo Yesu araje yari umubyeyi veneranda sugukanga sugutera ubwoba ahubwo Yesu araje mbese warasanga uhagaze he mbese warasanga ukora iki mbese arawo urasanga ibyo yagushyizemo ari byo uhagazemo cyangwa arasanga uri kubigoreka cyangwa arasanga uri kubihengeka cyangwa arasanga se urimo kubyirengagiza ijambo ry'Imana riravuga ngo wanga gukora ibyiza abizi uwo nguwo azahana mbese kwaje wowe warasanga uhagaze he haleluya Imana ishimwe navugaga ngo Yesu araje rero naho rero nakuye uwo muvugo kubera ko ibyo bintu byose byari bijemo kandi mbona ari abantu bo mu nzu y'Imana ari abantu turi kumwe ari abantu bari hafi aho ngaho nibuke ko nanone nkubwira kandi kantu ntakubwiye muri abo bana bose 16 harimo umwana wa mbere nabyaye atarufite ururimi kandi mubyara twari mu bukene mubyara ari muri kagahe twaguraga ijipo y'ijana n'umupira w'ijana nibyo twariho nibwo bushobozi twari dufite umugabo yari afite rugabire n'ipantaro imwe nayo yacitse ku kibuno hanyuma nza kubyara umwana utagira ururimi kandi uwo mwana utagira ururimi Imana yamuhaga ukuntu ubwo urumva ko yari kunywa ibyo nkuye hehe ko
ko ntabyo nari mfite nanjye ntabyo nari nifitiye. Ariko muri iryo torero nari ndimo navukiyemo, agakiza nari kari kakirimo, abantu bari bagifite urukundo rwa kimuntu, bagifite urukundo rw'Imana. Itorero ryarateranyaga rikangurira Kigozi y'amata, umwana wanjye akinywera Kigozi. Umwana yanywaga Kigozi kandi ntumenye ko adafite ururimi. Ariko ubu ngubu society turimo ubu ngubu ugeze ikibazo ahubwo baguseka bakaguha inkwenene, ariko rwose baguca n'intege, banagusubiza, banaguhanura aho waruri, ndetse ntunabatekereze. No kuvuga rero ngo society twiberamo muri iki gihe cya none ifite urukundo rukeya, urukundo rwabo rurarobanura cyangwa se ruraringaniye, ntabwo ruri hejuru nk'urw'Imana. Ariko icyo gihe cy'icyo ngicyo twari kumwe n'abantu bakirwa bafite gukebwa kiza, barebaga umukene bakamenya ko ari umukene, umurwayi yarwara tukiruka tukajya kumusura. Kuko ndibuka ko muri ako gahe twari abakene, cy'icyenda na kane najyaga guca inshuro y'ibitoki byitwa inkamba, bariya byengamo inzoga nkagiteka, kuko hari agahe twari twinjiyemo bafataga abantu bakabafunga ngo ni ibyitso. Ariko muri icyo gihe ngiye nafataga inkamba nkayiteka, nkagenda gusura ahantu bari bafungiye abantu, tukajya tubahereza tubacishije mu idirishya bakirira kuri iyo nkamba. Urumva rero ko twari dufite urukundo, dufite n'agakiza. Ariko ubu ngubu agakiza turimo, mbese buri wese no kwirwanaho, ngiye nakise muri menye ibyawe, hatabayeho imbabazi z'Uwiteka ni muri menye ibyawe. Ubwo se urumva agakiza twari turimo naka turimo ubu ngubu, urumva ari karatandukanye. Yego. Mu byo numvise Veneranda Kabagwira, numvisemo wabyaye umwana udafite ururimi. Nabyaye umwana udafite ururimi. Ubwo byari bimeze gute, rwari rwagiye he? Ntago nzana Imana yari yararushyize, kuko Imana niyo yari yaramuremye. Yego. Nta rurimi rero yari yarashyizemo, kubera ko yarariraga ugahita wibonera hano hasi mu maraka. Mbese ni Imana yashatse kugira ngo nako kantu k'ubuhamya kazaceho. Umwe ko n'abandi bafite ubumuga cyangwa bafite ibibazo, Imana ntabwo ijya ibatererana. Iyo baye hafi y'Imana igukemurira ibintu byose. Urwo rurimi se n'ubu ngubu niko kimeze cyangwa urwo rurimi rwaje? Umwana yageze aho arapfa aritahira, yari amaze amezi 2, hanyuma Imana ihita imucyura arapfa. Ariko nyuma yabwo nta bandi bana nongeye kugira, nabyaraga bapfuye. Igihe kigeze Imana irongera impereza abana. Yego. Ndashimira Imana rero ko yampaye abana, mfite abana 7 bakuru b'abasore, nkagira n'abandi 3 ndera, n'abandi bo ku ruhande baza nkabakira, kuko Imana uko yampaye abana yazanaga n'ibiryo byabo. Ubu nta kibazo ntigira. Abatashye ni bangahe? Abatashye ni 9. Batashye ni 9. Yego. Batashye uko ababyara gukimara gushaka niko bagiye bataha bakurikirana cyangwa bataha niko bagiye bataha. Nabanje mbyara umwana umwe utagira ururimi, uwo nawe aratambuka. Hanyuma mbyara umwana wa kabiri, yitwa Nigena Samuel, ni umusore nawe abyaye 3. Ariko nyuma ye bose nta bandi bona nongeye kugira, nabyaraga abana bapfuye kugeza ko ungejeje kuri izo mbyaro. Nyuma y'izo mbyaro rero Imana yongeye kumpa umwana. Ibyo bintu se ubisesenguriye mu ijambo ry'Imana cyangwa icyo Imana yavuganaga nawe, ubu mwasangaga bituruka kuki? Ibyo ngibyo twasangaga ari ubukorikori abapfumu bazanye barakora barikorera, kuko hari igihe kimwe twataburiye ibintu munsi y'uburiri twararagamo. Ubwo rero niyo mpamvu iyo byaboraga niyo natwaraga inda yahitaga imboreramo. Ariko ukuboko kw'Imana nako kukaba hafi yacu, nge singira icyomba. Ubwo ibyo bintu byabaga hari umuntu wageraga mu cyumba cyanyu se? Twari abakene, twari twisanzuye buri wese. None se ndakubwira ko twakingishaga ibati, hanyuma ntitwagiraga ahantu ho kuba, buri wese yinjira buri wese yinjiraga nk'uko abonye nta kibazo. Kandi ubwo muri ako gakiza kacu hari ukuntu twamenyeranaga, buri wese ukajya umubonamo ngo ni umurokore, buri wese ukumva ngo ni umurokore. Ariko hari ugiye umuntu yari afite umutima wihariye ukuntu. Hari umuntu ushobora kuza avuga ko ari umurokore kandi atari umurokore? Akakwishushanyaho, akaba yakwangiza, akagukorera bibi, akaba yanakwiba. Kuko nagiye mbona n'abajura benshi, hari n'abajura benshi bagiye baza bagaca no mu matorero yacu. Umuntu akaza ati ndi umuvuga butumwa nyiza, akanasiga natwibye akagenda, kahita acaho. Gusa numva ari ibintu, ibyo ni ibintu bifitiye amakuru. None se ubwo ngubwo uri mu itorero wabwirwa n'iki? Umuntu uje ari umujura cyangwa atari umujura wabwirwa n'iki? Ntago wabimenya nyine. Ni handi Yesu yavuze ngo dukwiriye kuba maso.
tube maso. Ukaba maso usenga Imana akaba ariyo ibikwereka we ntabwo wapfa kubimena kandi nabyo byose bigira impano yacu igira impano ntabwo ari ugupfa kubyinjiramo kubonye kuko hari impano z'Imana zigeze mu 9 ntabwo ushobora kuburamo iyawe rero na mugenzi wawe akaba afite inda kuko twese dufite impano z'umwuka impano zigera mu 9 ubwo nizihe wenda izo waba wibuka yewe kubera ko narize ntabwo nize amashuri aya ngayo hanze yo ya leta ariko nize mu bintu by'iyobokamana narize amezi 6 njya nigira n'agateresifika sese ubona ko nize narize rero nigiye mu Gatenga hanyuma ndangiriza Nyarugenge ubwo bintu by'iyobokamana ndabiziho urumva ko mbiziho cyane nizeye peka niga etedi sinayirangije kubera ubukene bararihaga ntago nayirangije ariko ibintu by'iyobokamana bimwe urumva ko nabyize abahanuzi bato ndabaza bakuru ndabazi narabigishijwe hari impano z'umwuka zigeze mu 9 impano yo kuvuga ubutumwa y'ubwenge iyo gusengera abarwayi iyo gukora zirahari zigiye zitandukanye gutyo ugenda uzibona mu bitabo mu bakore no 13 ugenda usomamo kareba neza Imana ikakuyobora neza buri wese rero afite impano y'ubwenge nayo ni impano idapfa kujya igaragara uko yiboneye gusa ngewe yundebye ubona mfite iyi mpano ufite impano y'ubwenge ufite impano y'urukundo ahubwo wowe ufite nyinshi wowe ufite nyinshi kabisa ukuntu wakira abantu nabyo binezeza Imana yego basa niko bose babyishimira ntabwo ariko bose babyishimiye kuko ngo iyo abana b'Imana bateranaga na Satani yabagendaga uruhande ubwo rero nawe Satani akugenda uruhande nubwo waba ubikora gutya Imana ikakwishimira kuko hari n'igihe Imana ishobora kuvuga ati warebye mu mushumba wanjye ukuntu yitwaye ameze neza nawe Shitani akarakara wibuke ko no kugira ngo yubu nawo Imana Satani amugerageze nuko Imana yamwirase yaramwirase kuko yaramukundaga cyane nawe rero ibyo ntuzajya uvuga ngo uzajya uvuga ngo baragukunda bose ntago bagukunda bose ntabwo bijya bibaho ariko icyo nzi cyo nuko ukunzwe n'Imana Imana iragukunze Imana iraguhetse ku mugongo wayo ahubwo iranambwiye ngo humura ntabwo umwanzi azavugiriza impundu kunesha urumva ikintu bisobanuye Imana iravuze ngo ntabwo izemera ko umwanzi avugiriza impundu kunesha ntacyo azagutwara rero Uwiteka araguhetse amen bishimiye Imana yego Veneranda Kabagwire karame ndakubona rwose ndakataje mu kujya mu ijuru ndabona nta impamvu ufite yo kugusubiza inyuma ntabwo nzasubira inyuma mu myaka yanjye ngezemo 50 ubu niyo yo gukorera Imana iyindi yose yabaye imfabusa 50 kuko ntabyinjiyemo neza ariko ubu ngubu muri iyi ngiyi muri iyi pasiyo yanjye mfite yo gukorera Imana byataye 50 kujya imbere ntabwo nsubira inyuma ahubwo ndi kujya imbere mu by'Imana ingahe se ubu ngubu warakijijwe umaze imyaka ingahe ubwo warakijijwe urumva niba narakijijwe mfite imyaka 12 kandi navutse muri 71 wowe ntago waba kuko wumve ko ngeze muri 38 71 navutse muri 71 watubwiye wakijijwe ufite imyaka 12 urakomeza ufite imyaka 50 ubu umaze kumara imyaka 38 cyandi mu gake ukijijwe niyo mpamvu nta kintu cyo cyantera stress nta n'ikintu wambwira ngo ndakare oya ahubwo iyo umbwiye ikintu kikambabaza ndushaho hari umwuka uzakambwira ati Veneranda komera wisubira inyuma hahita nongera nkabyuka nkakomeza nta kintu cyakisubiza inyuma Veneranda amavuta yego turimo kugana ku musozo uyu munsi wa none wabwira iki abakunzi ba Nayote TV ndetse n'abakunzi bawe abakunzi ba Nayote TV ikintu nababwira nabanza nkabavugira umuvugo kuko muri corona nabwo Imana yaranyigishije ndeba ukuntu babandi bose nabonaga ari abakire ukuntu twaje corona yaje twese tukareshya tukajya twipfuka ku minwa twese tukaba muri guma mu rugo hanyuma ndareba nsanga iyi Mana nayo ibiri mu kazi kose ibigira ngo iringanize abantu bose numva ndayishimiye hanyuma mpita mushaka umuvugo uvuga ngo reka tumushake tumwegere reka nze nkukunyurizeho ku bintu byose kandi ibintu byose wumva ndi kukubwira
mushumba wanjye ntabwo nageze mbisengera ahubwo nabyisanzemo ubwo ni ukuvuga ko Imana ariyo igenda ibingezamo reka tumushake tumwegere umwami Yesu ashoboye byose niyo nyir'ubwato turimo twese ni nawe musare turora kandi nimureke duhuze umutima maze dusenge kuko muri yo harimo byose harimo urukingo harimo ubugingo harimo no guhindura byose bishyashya mwarese tukamushaka tukamwegera ko umwami Yesu ari ushoboye byose mwikumva korona ngo mwikange nubwo yakoronije isi yacu mwikuka imitima nguve mu gitereko mitume muterura ibyo mudahawe mwifuze gucogora ngo mere nk'abandi nka Samusoni ahubwo ni mwibwe ko dufite Imana ikunda u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange hanyuma mureke tumushake tumwegere kuko umwami Yesu ashoboye byose mwitungane intoki izindi zibareba ahubwo ni mureke twihana ibyaha tubabarirane twese Uwiteka ni uzi icyo ari bukore kubikomeye bigiye kuza bidukomereye ni mureke tumushake tumwegere rero umwami Yesu ashoboye byose umugabo Marika bivuga neza ibyo uyu mwami ndi kubabwira ngo kuri uwo munsi nimugoroba nibwo yababwiye ngo tujye mu bwato nuko bagezemo arasinzira mbega umuraba mbega ishuheri mbega umuyaga ngo uraba mwinshi dore umuhengeri ngo yenda kugatwara barataka cyane bati turapfuye mbese we mwami Yesu ntabwo bireba aho akangukiye acyaha umuyaga n'inyanja ibyo biratuza nawe rero nshuti mukundwa nshuti za Nayote muvandimwe mukuru wanjye mushiki wanjye musaza wanjye ufite ishuheri nyinshi cyane ndetse ufite n'umuraba n'umuyaga ariko shaka umwami Yesu niwe ushobora kubicecekesha ibyo bigatuza nimureke tumushake rero tumwegere umwami Yesu ashoboye byose ko turacyafite amahirwe menshi cyane urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze none se Satani urumva azadutwara iki niba imbabazi z'Uwiteka zikituriho murumva azadutwara iki niba amaboko ye adukingira imyambo mubi yaturasa murumva azadutwara iki nimureke tumushake tumwegere umwami Yesu niwe ushoboye byose abami ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 3 tuhasanga inkuru nziza cyane iyo umukobwa witwaga Bisagi yari umukobwa mwiza cyane mu gihugu cya Isiraheli hose mbese yari nka Miss wa none Rwanda ariko ngo abagaragu b'umwami babonye umwami arwaye bigira inama ngo tumushakire umukobwa wo kumuha keya amwiteho ariko ikibabaje kurusha ikindi abamubonaga ibwami bagiye kuzana wa mukobwa witaga Bisagi bamushyira mu rugo ibwami ariko abamubonaga ibwami bumvaga ko yahiriwe bumvaga ko afite amahirwe Abisi yakoraga neza akabwira umwami ati nakoze neza atari ku mwami ntamubwire ko amwumva ahubwo umwami akamubwira yuko atamuzi kuko yarashaje cyane noneho ikibabaje kurusha ikindi waba ukora neza ukavuga neza ukigisha ukarusha abandi ukavuga imivugo ukarusha abandi ukanabwiriza ukarusha abandi ugahanura kurusha abandi ariko umwami ntakumenye ikibabaje kurusha ibindi umwami yapfuye atamuzi none se mwarese tukamushaka tukamwegera natwe tukamenya neza yuko atuzi neza dufite amahirwe menshi cyane twebwe umwami wacu ntagapfa nta nubwo asaza mwarese tukamushaka tukamwegera tukamenya neza yuko atuzi neza hanyuma akatuba hafi navugaga ngo reka tumushake tumwegere umwami Yesu ashoboye byose nabwiraga inama nkabwira abashumba bone muragire neza izo mwahawe oya mwiziragira ku manga cyo nimuzigarure zijye mu bwato izo zirwaye nimuzivuze nizo zivunitse nazo muzunge muziyobora neza zijye mu rwuri kuko umwami Yesu niwo mushaka mwarese tukamushaka tukamwegera ko umwami Yesu ari ushoboye byose nawe rero nshuti mukundwa reka ubusinzi reka uburaya reka ubusambanyi n'ubujura n'iyi ndwara y'uturwango niyo yamunze imitima yacu hanyuma muze twese tujye mu bwato kuko Uwiteka niwe musare navugaga ngo Uwiteka niwe musare niwe ugomba kutwambutsa urugamba turimo niwe ugomba kuturwanira niwe ugomba kutuneshereza niwe ugomba guhiga ibyaduhiga agahagarika ibintu byari biduteye byose mureke tumushake tumwegere kuko umwami Yesu niwe ushoboye byose kandi niwe ufite urufunguzo ni nawe ufite imbaraga ni nawe ufite kuturwanirira ibirere byose akabyeyura kugira ngo tubashe gutambuka mwarese tukamushaka tukamwegera ko umwami Yesu ari ushoboye byose navugaga ngo reka tumushake tumwegere yari umubyeyi Veneranda kandi arabakunda cyane Imana ibaho umugisha yego Veneranda nawe Imana iguha umugisha akababwira yego agubwa neza reka tugane ku musozo tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kandi Nayote TV nakagaruka yego nakagaruka tubashakira ibyiza uko bwije nuko bukeye ibitaramo ijambo ry'Imana ubuhamya tubabwira ngo nakagaruka shalom shalom yego murakoze Nayote TV